bavugaga ko bitakibaho nyine muri public y'abantu. Wow. Bimwe biraterwa n'iki? Abana ko barimo baragana ubusambanyi cyane. Urumva n'iterambere niryo riri kwica ibintu byose nyine. Urumva kera wakundaga umukobwa waramubonye nk'ahantu ukajya ujya kumureba ari ukujyanye, ariko ubu hari ama smartphone nyine uzanabibona nta makupure menshi akibaho, ntabwo abantu nyine urumva biri crazy nyine. Ako ni iterambere. Urumva rizana ibintu bibi n'ibyiza. Uzanabibona ntabwo abantu bagishaka kujya muri relation nyine. Aba yumva ngo nyine yaguma gutya agahura n'abantu benshi aho kugira nyine agira umwe bagirana nyine ntuza relationship. Aba yumva yaba afite nka bane gutya nyine. Nawe uzabibona ko urebye nk'abantu batubanjirije ntabwo bo bikaragaga cyane nk'ukuntu abakobwa bo bikaragaga. Ufite nk'aba girlfriend bangahe wowe ku giti cyawe? Ntabwo njya muri relationship. Ugira nyine ni one man show ugacaho ugakomeza. Ushobora n'umusito, ariko nabyo biterwa ntabwo ari abasito bose nyine. Umukobwa mujye muri relationship bisaba mwe mukundana nyine, ko muri media ntabwo ajya uvuga ngo uriya twarashwanye. Nkeka ko nyine kugira ibitangaza nuko waba umufite bya nyabyo nyine, atari kumwe uhuza n'abasito gusa. So we n'uwo muhuye mugahuza ukabirangiza agacaho nawe ugacaho. Ntabyo guhuza ubwo se twaba twahuje gute nyine. Bifata igihe nyine kugira tujye kugera kuri iyo step, kuko noneho ugiye gufatirana cyakurenga. Ugiye gufatirana cyakurenga. Ese ko twibanze ku bakobwa aribo tumere nabi, abahungu bo bimanzi bo baracyariho muri hood iwanyu nyine. Bundi ira vasi sobanura the whole generation yose. Ubwo kugira umukobwa atabisujya bahuye n'umuhungu nyine, nuko nabivuze mu buryo bwa gisani, ariko byari kuvuga ko nyine mu rubyiruko iwanyu ikintu kibijyanye kabisa kiri hejuru kabisa. Bararangiye ba Nkonji ba Kiswahili bande bose kavuga music yararangiye, nta muzima usigayemo. Oya ntabwo ari twe gusa, ni muri sosiyete nyine yose Nyarwanda tu ya trapish. N'abantu ntabwo ari ngombwa ko buririmba tu. N'abantu bararangiye. Abantu bose bararangiye nyine. Uzabirebe naho hanze nyine ukuntu ibintu bijyanye na sex byaho, ukuntu nyine biri mu bantu muri generation nyine ntoya. Navuga ko ni nta byageze nyine. Okay. Yes. Hanyuma amashuri abanza wayatangiriye hehe? Garden nayize ku Muhima. Ku mashuri yo ku Muhima ngo ni hari mu kajyanya Bugogo. Ku Muhima niho yarangirije. Ku Muhima niho nayirangirije. Winjiye hano gutya neza, urenze hano ku bitaro hari undi muhanda wakomezagamo habaga Garden nyine tu. Ni naho wizuba. Oya primaire nahise niga Sainte Famille, ho haracyahari n'ubu ngubu nyine Sainte Famille hano mu mujyi. Hanyuma secondaire nize troncome kuri Apadem Bugesera Busoro. Superieri mu wa kane no mu wa gatanu nagize aho biteza pani Ngoma. Nanyuma tugiye mugaruka kuyirangiriza kuri Apadem nanone niho nese ngaruka Bugesera. Iyo cyari ikigo cya fresh nahagaritse kuhakorera nyine kugira ngo nzabashe kubona za fresh. Warayabonye se amanota ya fresh? Mfite buruse man. Basho kabisa nigaga construction. Wow. Ufite buruse ya wabonye buruse yo kwiga he? Oya ntabwo baguha ikigo wigamo. Uradepoza nyine. Bigenda bite? Niko bigenda? Ifite amanota
uradepoza ku kigo ushaka kwigaho Eh, noneho bakareba niba bazagufata cyangwa batazagufata, ntabwo baguha ikigo nyine kuri buruse. Sinzi niba babikora ariko ntabwo icyo gihe. ubwo ngenda muri systeme zacu za kera. Ufite ikigo uzakomereza hose cyangwa warabiretse kwiga kaminuza? Wowe nasoje 2018. Urangiza segonderi warakomeje Ah, kaminuza se? oya ntabwo nakomeje Kubera kuko urabona iyo na-applyinze ahantu habiri ntabwo bose bansubije, kandi iyo university urumva ubwo option iba isigaye, kuko nyine umwanya uba wagiye nyine igihe bagusubiza hashize ukwezi n'ukundi kwezi, ikintu cyaba gishoboka ni uko ushobora nyine kwiga wishyurira tu. warabigerageje se? Hanyuma oya icyo gihe ntabwo nari mfite uburyo nyine nayikomeza ku bijyanye na finance tu. Ubwo ubu urabiteganya nyine urabiteganya ko oya uzakomeza kwiga? ntabwo mbiteganya, ahubwo ndi guteganya kwiga ibindi bintu nyine byungura ubumenyi nyine ubu bukoreshwa pana nyine bino bintu byo kuba najya nyine nko kwiga mu ishuri bisanzwe, nyine ibintu nshobora gukoresha nyine hano mu Rwanda bikambyarira ikintu. Ibyo ni nk'ibi. Urumva hari boro n'ubundi ibi nkora by'ama graphic designer, ibindi boro nkunda n'ibiboro bijyanye no kudoda nyine kugira ino fashion yanjye nyine brand yanjye izakore, nabyo numva nshaka kuzabikurikirana. Buriya nkunda n'ibintu bino biboro byo gukora ibintu by'imisemburo nyine mba mbona ari fresh, nka kuno urabona kuno kwa Nyirangarama nyine abafite ibi nyine ukazagira package z'ibintu abantu bakunda kurya byawe tu, mbona byaba bisa ushaka kujya muri fashion kandi nkaba mba numva wibasira abantu bo muri fashion, ubwo muzashobokana nyine nge fashion zanjye nizakijyamo gute? Uzi ko reka nkwereke fashion, kuva ama fashion yose akomeye uhere no kuri nabo bambaye, ushobora gusanga abo ba Prada wambaye, ba Dior, abo bita ngo ba Gucci, ba Yves Saint Laurent bande, aba Dolce na ba Gabbana, ba Louis Vuitton bande, bose abantu bose bambara ushobora gusanga hafi ya bose atari abapeda, bari aba lesbienne. Hafi ya bose ku isi yose ni muri fashion. Ku bintu bya branding nyine nyika ko byo utabukeneye nyine kujya mu bantu nyine by'imyenda cyane nyine ngo bibe nka biriya, kuko bagira imyemerere yabo usanga uvuga ngo ni fashion, ariko ufite nuza navuga ufite nka brand yawe abantu urumva uri umuhanzi uzwi, ikintu wambaye abantu batangira kucyambara, uko abantu cyambara benshi kigakundwa tu. Ubwo ntabwo wazisanga wakundanye wenda n'undi muhungu mugenzi wawe cyane cyane nk'abandi ba designer bo muri fashion? Iki kivano kirebe hano inyuma byanga ku rwego nanabivuzeho. Ubwo iki kigenda gute ngo aho yatuzakora wakundanye n'undi muhungu ngo bizagende gute? Kivano kijya hano inyuma, reka ubwo Imana ibyemera yari kureka Adamu wenyine Eva ikabimuha. Nsikije uko kwibaraga iki kivaro kiby'inyuma, nta nubwo ari ibintu njya gutekereza ngo bigende bite. Kare niyo nge ari ibirori birimo nyine ibintu nk'ibyo ari byo babiteguriye, ntabwo njya mu byatendinga. nawe byatendinga biri mu bintu bituma nge mbaze wowe wa nyawe kabisa. Hanyuma ubuzima bwawe mu bwana bwari bumeze gute? Ukurikije wabaye mu bwana bugoye, ababyeyi bari bafite ubushobozi, wakuriye mu buzima bumeze gute? Sinzi ubushobozi burenze wenda bavuga ababyeyi ko byari neza cyane nabi, ariko mu rugo nyine ubuzima busanzwe bwari sawa, tumpe tubusa neza nyine no home nyine imibere ari fresh, wenda nubwo nyine kegera bigenda bihinduka bitewe uko abapeti bagenda bakura, bagenda bitamera fresh, ariko mu bwana bwanjye nyine nakuze nkunda ibintu navuga nyine nk'ibyo gukora utuntu twinshi tw'ubukorikori, nyine kuboro, gushushanya, nyine usanga ndi umwana nyine gukora ibintu byose nyine tu
niba ari umupira kubanga umupira, gukora ubumodoka mu nsinga, nyine ibintu byose bya craft nyine narabikundaga kugeza nkuze na n'ubu kabisa. Wigeze uburara cyangwa ubwirirwe mu bwana bwawe? Kereka maze gukura naragiye muri ghetto. Ugeze muri ghetto nibwo watangiye kujya uburara ukabwirwa? Muri ghetto uraburara induru ikakuvugiraho cyane kabisa ko urumva twajyaga muri ghetto nta kazi, wenda mubyina nabwo nta bikiriya birimo, ari uko abibonye nyine ugasanga amafaranga nyine iyo kubaho mu kavumo nyine bigoye kabisa. Wenda ejo ushobora kuyabona ariko utayabonye nyine man kejeri kuburara bari ibintu biri izi kabisa. Kuri ufungwaho? Oya ntabwo muri life yanjye ntabwo byigeze biba. Wigeze urwana n'umuntu? Ndi muto cyangwa ndi mukuru? Waba uri muto waba uri mukuru, wari warwana n'umuntu byo kurwana ingumi, imigeri? Njye nakinaga karate man. Kuko karate ni siporo ntabwo ari ukurwana. Karate ni siporo. Uri kumva ariko nabyo bijyana n'ibintu by'imirwano nyine, nibyo ndi kukubwira. Nyine urumva abantu banziga segonderi no mukino nyine nakinaga nyine inshuro nyinshi. Sentire ye nagarukiye ku bururu. Aryo ubururu akurikiraho maro? Agatajyaho dan. Ariyo na black belt. Wari wagiye nabyo byiswe n'ibintu nyine bya entertainment nesa njyamo byo ku kigo kuba umutari. Noneho wa mwanya nabonaga kujya muri classe nyine ngenda mbivamo, ko nabonaga nyine ninjye wari ushinzwe rozire, ngenda mbivamo nyine njye mu bintu byo gutegura ibitorori boro nk'uko. Ariko ntabwo urarwana n'umuntu nyine byo kurwana muterana ingumi? Maze kuba public figure ntabwo mbikunda nyine. Ko ntabwo utaraba public figure ukiri mu bwana kuzamuka mu gukora. Ibintu byo gukirana imigeri twarayikinaga ariko ntabwo nyine, ariko ni ibintu by'abahungu nyine, imigeri nimugoroba muri quartier kugurukana azwe nyine by'ubucuti. Oya nijye mwakinaga umuntu akakuvuna mugata mwatakana, ariko ntabwo byari ibintu yuvuze imirwano ari bimwe umuntu akubita undi kamukomeretsa, ntabwo byo nigeze mbijyamo. Habe no gutukana bimwe bikabije kabisa. Bitutsi ntabwo kubimenya ari uko ubikoresha. Okay. Wari wanywa urumogi? Ntabwo njye mwa drugs muri music yanjye. Muri life yanjye. No kuvuga yaba urumogi, yaba mugo, yaba cocaine, yaba heroine, kore, nta na kimwe urakoresha? Ntabwo njya nywa ikintu bita drugs. Ariko warazinywa mbere yo kuzireka? Ntabwo navuga ngo ukuzimu. Urumva iyo muri kubyiruka ko mugenda mu kigare mukaba ukumva ko ibintu bimeze, ariko ntabwo nifuje ko nyine byakomeza. Icyo wagerageje ni iki? Yari weed kabisa yawan. Byari bimeze bite ukuntu uyivuga ko wazaragira experience idasanzwe? Ni ikintu ikibi cya drugs zirakwamisha cyane, kandi njye ntabwo nkunda nyine kurugora ndi mu gifuri, ntabwo mbikunda. Ibibazo byose ndimo ndakubaza nimo ndashaka kumenya ahantu uyu mujinya wo kuri street ahantu turuka, kuko ndimo ndakubaza ibibazo ko numva wakuze aho kuri soft byoroshye, ko numva warakukwiye kuba wiririmbira R&B cyangwa amasoka. Oya no kuvuga ngo ndakubazaga ndimo gucurikira kugira ngo menye ugaragara nk'intare, washyizeho imigara nk'intare,
iyo uvuga urabona uri seriye indirimbo zawe ijwi uburyo risohokamo uburyo wandika imirongo uburyo wibasira abakwibasiye uburyo ukora nari ndimo ndashakisha ahantu ibintu nka bya sinabyaye ahantu ibintu nka umwanda ahantu ibintu nka game ahantu ayo matitire ni amatitire ufite amatitire y'indirimbo akaze ziyo trap ku buryo uvuga uti uyu muraperi ashobora kuba yarayandikiraga nk'ingi nka sinabyaye umuntu ahita avuga ubwo byumvikane neza n'indirimbo wamaze gusiba nta muntu wemerewe kuyikina cyangwa kuyaplodinga ahantu na hamwe uko wamaze we kubyisabira ko idasubira muri public ariko ntabwo bikora ko twari twayumvishe bamwe muri twe so iyo umuntu rero yumva ibyo bintu byose akavuga ziyo trap akabona mu ma video clip uburyo nta mikino uba ufite ahita avuga uti uyu muraperi yakuriye kuri street uyu muraperi ahubwo ushobora kuba yarabayeho n'umwana wo ku muhanda uyu muraperi none aho byapfiriye ku mirari wahise umwami w'imihanda wita umwami wa street ndagira ngo mu bwami ume uyu mujinya ume iyi migara y'intare ufite ume ibi byose byaje kuza gute byaje guhinduka gute winjire muri hardcore muri hip hop nibaza ko bayita hip hop hardcore navuga ko yari lifestyle nyine uri kumva iyo wenda ntago nje naje ngo mite muri imiziki uri kumva iyo wirirwa muri no cycle yo kuri street nyine uhiga uri kumva reka tubishyire mu mateka kugira ngo story neza just give me a story nka details ubuzima wakuriyemo uko bizamuke uko winjiye muri hip hop uko byaje kurangira winjiye muri hardcore ntajya mbwira abantu ntago kugira ubu muraperi ari ibintu uvukana akenshi aba ari life wagezemo nyine ukabona ibintu byinshi uri kumva ukabona nyine navuga urabona iyo undi ukunda guhiga nyine wenda navuga nk'ibiceri street man nyine ubuzi warahuye n'abantu benshi kandi no buriya iyo uhigira ibiceri kuno ku muhanda uhura n'abantu benshi navuga ubajye nyine ubona udutendo twinshi street sinzi uko nabigusobanurira ku rwego nyine na even na life yawe ukigenda ubundi uko utangira kwihigira nyine navuga nko kwipapa no kwimama nyine wenda wagiye nko muri ghetto nyine tu utangira nyine ugira ibitekerezo birakomera nabwo ugitekereza nk'umuntu ibiwabo uri kumva wansubiza bino bibazo umbwira by your experience utabimbwira muri rusange nk'umuntu urimo uragira abantu inama umbwira ati nakutangiye mu mwaka wa 2000 gutya nanjye muri ghetto nabaye mu buzima bumeze gutya na gutya nimba nibaza ko ari byo byadufasha kugira ngo details ntabwo boro nabijyamo nanone byaba sinzi ukuntu byaba bimeze nanone winjiye muri ghetto mu uyu mwaka wavuye mu rugo ujya kwiwa muri ghetto hari mu uyu mwaka nyine nyisoza secondaire kabisa wahise uvuga ati ntabwo ndi busubire kuba mu rugo oya ntabwo yari ntabwo yari option ntabwo nukuvuga ngo byari navuga byari nko kujya guhiga nyine 2018 wahise uza kuba Nyamirambo mu Gitega oya nabanje kuba Kicuye oya ubundi reka nkwereke ntuza NY agace kose najya kubamo nyine nyine tubwe nk'ubu nive n'ubu ndi muri NY nuvuga ngo muri NY babyumve neza ni abantu bakunda kubyapregera bashaka kuvuga Nyamirambo icyo gihe nabaga Kicukiro ariko nkabona haso yanjye nyine kugira nze kwikorera Nyamirambo bikumva buri gihe ugenda ugaruka noneho ari n'amatabati nyine nuvuga buryo wabaga Kicukiro ukajya Nyamirambo kuri tapi nyine iki n'amaguru buri gihe uruvuga horaga mu ngendo hagati ya Kicukiro na Nyamirambo kandi n'amaguru ibintu bita tabati ubundi umuntu nzi ashaka kuba nzi ngenda n'amaguru igihe kinini kabisa kinini uzi kuva Kicukiro ku isonga cyara mu Njamena ukagera kuri twacaga Igikondo tukambuka tukamanukira boro gutya ingukira boro mu Kimbatira tuzamuka tukagera nyine ni ibintu byari birimo haso nyine ibiboro bya entertainment iyo utarabitangira umva ntabwo nta muntu ugushyigikira nk'uko umuntu ashaka kunyishyura nka studio cyangwa video nta muntu uzi kuririmba niba ari producer ugwaye chance cyangwa ari nuko mugiye kubyina nyine aba ari tabati tu
Ah, Ndetse ubwo wishyuraga amafaranga ukuye he muri ghetto? njye nakubwiye ko musanzwe nyine nkora ibiboro bya craft nyine byo gushushanya byo kugira ngo Ukirangiza segonderi ubwo warashushanyaga kugira ngo ubone amafaranga yo kwishyura inzu wabagamo ntabwo ari yo gusa no kugira nyine mbe no nabasha kurya. kwambara. Navuga ko iyo tutajyaga mu bya entertainment kurikodinga cyangwa kubyina urabona iyo ukora art ntabwo ngo uzinduka saa moya ku kazi ngo ugaruke wapi. Sinzi nimba hari umuntu uguhamagaremo amajwi ntabwo turimo kukumva. Amajwi yari yagiye sinzi na n'ubu wapi. Oya naho ndimo ndakumva. Sinzi uko bigenze. Birakunze. Biragarutse ya. Ubwo navuga ko nyine ahantu nyine nakuraga ibiceri byagaye mu bintu byo gushushanya tu. Yeah, okay. So waribanaga nta no mu roommate kugira ngo oya uri kumva njye na grand frère wanje nyine tu niwe twabanaga icyo gihe. We na grand frère. Bandi twakoranaga muri Dina Trap harimo nk'umwe twabanaga. Kiswahili. Onje. Oya ni Kiswahili na Kiswahili na ya maybe ko afite n'ingoma irasohoka na arabura nk'iminsi ibiri cyangwa umwe tu. Ese abandi bo muri Dina Trap hari ko mwari benshi ra hari Kiswahili hari Nkonji ndendera hari Diablo bitabashana West harimo twari batandatu. Yeah. Mwari benshi. Urumva twari batandatu. Yes. Hanyuma uyu munsi uri mumwe mu bantu bayoboye hip hop mu Rwanda. Ariko se wigeze ugira inspiration uzabandi baraperi bagukundishije iyo njyana ujya kwinjiramo? Yeah. Navuga ko nyine nje nabyiruka nyine urabona ntangira nanjye mu bigo by'amasegonderi nakundaga nyine imiziki ya hip hop byatari n'ibiganiro byabyo nyine ibintu byose nabikurikiranaga ariko mu baraperi nje nakundaga Jay Polly. Nubwo Jay Polly niwe muraperi kuri we wanashyira nimero ya mbere muri hip hop nyarwanda ibi byose. Na tablo mu rugo kabisa. Indirimbo ya Jay Polly uzi kurapa niye? Ntabwo nahita inza amazina ariko na flow biterwa nyine nahiziye tu. Ntayisi kujamo aka kanya. Cyazo bitazitekereza zose gusa ngo ndi ngoma y'ibiti cyizere tu. Ariko nta flow ntago mirongo yahita zaka kanya. Kereka nk'iyo ndi kuzikina mu rugo nyine nkayiririmba ko numva ingoma ze nyinshi ari nize undi numvishe narinzi nyine tu. Ariko genge yose nkunda nyine lyrics zabo ko nabahanga ntabwo nyine ari abantu ufata ngo uyu ni uwa mbere uyu ni uwa kabiri nyine bari bafite art nyine bose itajenjetse kabisa. Ese wowe bakubajije umuraperi w'ibihe byose mu Rwanda ukore nk'urutonde rw'abaraperi batanu wabatondekanya gute? Byagorana. Niyo mpamvu nawe twaba tubikubajije ari ibintu byoroshye twabibaza buri wese. Byagorana kabisa byagorana. Ngaho tondeka school. Bura rero kubaza umuntu nyine ibintu bijyanye n'abahanzi n'ari umuhanzi ntago byaba ari. Oya ariko hari abahanzi b'abahanga baba bari n'abanaliste bazi no kureba nk'uko ubona kuze wumva ibintu cyangwa se niyo mpamvu bigendeye kuri flavor yawe uburyo ukunda we hip hop n'uburyo ukunda kwandika. Wabapanga gute batagiye nyine kereka barimo old school uko ushaka nyine uko bishaka panga baraperi batanu wa mbere cyangwa kabiri nyine nje nkakubwira abo nkunda kumva tu.
top 5 ngaho yimbwire twumve. top 5 ikibazo rero njyewe nkunda abaraperi cyane bashobora byabo nkunda byarenga uwo mubare. Nyine mbwira batanu bashobora kuza imbere nkuko wambwiye Jay Polly kubera ko inspiring. Mu old school ubundi Jay Polly, Bulldog, Green P, P-Fla n'ubundi n'abagoti bose tu Riderman. Ubwo bamaze kuzura batanu wavuze Jay Polly, Green P, Bulldog, Riderman na Green P ndibaza batanu. Uze Iyo niyo bakira abandi narone ngo bashira abantu bose mu Rwanda na top 5 nje nakora simumva nta muntu nibagiwe kereka ari nk'iyabarana. Ariko ku baraperi umbagije abaraperi nyine ntago ukuntu ubukunda abaraperi ari ibintu nyine wabara ngo batanga ngo bitufunga nyine tu. None se nk'ubu ubakoje umuraperi wa mbere mu Rwanda uyu munsi wavuga nde? Mu bijyanye n'ibigwise cyane abakora mu gukora nyine ubu wavuga ko ari ku mwanya wa mbere mu Rwanda muri hip hop uyu munsi uriho ntabwo ndi kumva ikibazo neza. Ikibazo kiravuga ngo ubu aka kanya bakubwiye ngo niwe muraperi mu Rwanda nimero ya mbere wavuga we? Ni Zio kabisa. Zio Trap nk'umuraperi njye numva wibiye byose yaba ari Jay Polly kabisa. Oya ibyo twabirangije wamuhaye batanu barangiye ahubwo ndubu uyu munsi hanyuma Zio ku mwanya wa mbere ukabona Zio akurikirwa n'abandi uyu munsi. Nibyo ntabwo turi bubijyemo kabisa. Kubera iki? Ntabwo nyine ntabwo buriya kumbaza ku bandi bahanzi ntabwo nyine ari ibintu mbyemba nahita mvuga tu. Kubera iki? Abaraperi bagenzi bawe n'ubakurikirana ntabwo mva imiziki yabo? Ndayumva imiziki y'abaraperi benshi ndayumva. Umva nk'indirimbo za Bushari? Njyewe abaraperi bose ndabumva man. Uri kumva kumbwira ibintu bya rap nkora rap kereka ahubwo mbwira ati wumva imiziki ya R&B ariko rap njye numva n'abaraperi mwe mutarumva n'umunsi wa rimwe babirapira nyine gutya wenda atarabona biceringa kuri ingoma gusa nzika ashobora kuba yaza hano agakora n'ibintu birenze kuri verses. Wumva imiziki ya R&B? R&B na Afrobeat. Ukunda ndi cyane mu bantu badakora hip hop? Usubwa umwe ukunda cyane? Sisi abari nka batatu. Bande batatu? Bararenga na batatu. Harimo Juno Kizigenza, Mike Kayihura. Ariko nansaba gutekereza na Bruce Melody. Na ndi bumuntu nyine nagukora utonde nyine bite ningo ndirimbo nkunda kumva z'abantu. Hari uwo ujya wumva ushaka kuzakorana n'indirimbo mutari mwakorana mu bahanzi batarimba hip hop? Ahubwo mbona twajyana kuko gukora ingoma ntabwo bimenya nyine tushobora no kwikorana n'undi mu mvuza navuze ruguru igakundwa kurusha abo navuze. Wumva mwajyana n'inde? Of course ni Juno Kizigenza. Mwari mwakora muraziranye? Ya no mushuti kabisa. Iki mutayikora ingoma? Nyereka ko nyine ntabwo turabijyamo urumva ntabwo nyine abanzi bose muzanye muto mukora ingoma ari n'igihe mu mwarabipanze ahubwo mushaka muzakora ikintu kinini nyine nk'abantu hanzi bahuriye ahantu kavuga ati katubige no tubanze dutegura utuntu twose tuzagira igihe tujye studio tuna recording nyine navuga ko ari ibintu biri kuri pending tu. Izina The Ben ntabwo ndyumvishemo kandi ari ikiganiro nigeze kumva uvuga The Ben cyane mufata nk'umuhanzi udasanzwe ushobora kubukunda cyane. The Ben
Mm. umbajije ariko abo nkunda kumva. Oya nyine nanjye bamwe bintuguye kuko buriya numvaga ari buze mu ba mbere uri buvuge nta n'ahantu namaje. Ni umuhanzi mwiza kandi mukuru w'umurejande w'ibihe byose mu Rwanda, ariko nyine nakubwiye umbajije abantu batatu mani ntabwo. Okay, nta muraperi uba wifuza kuzakorana nawe indirimbo mutari mwayikorana? abakuru bose kabisa barumva nzagira igihe nyine twari dukora track kabisa zikaza zirenze. Ese wumvishe icyumba cy'amategeko? Yeah, for sure. Yose na album y'igisohoka ubu twe nibyo turi kwiyumvira nkuko muba muri kumva nk'ingoma za ba Melody muri rap. iyo asohotse album nyine twe nizo hit tuba twifitiye turi kwiyumvira nyine nko ku munsi kabisa nka Tondo njye nayumvisha n'ubu nuko niriwe muri mutu activity, ariko akenshi niriwe mu rugo nyine umuhanzi w'umuratest gusa album niwe abantu bose bari kumva banumva rap. Yes, igikritike cyawe yanarize wayumvishe gute iri album ya Bulldog na Riderman icyumba cy'amategeko? 100 iruzuye ibintu byose. Ni album wumva ko bahaye umwanya noneho bakayiha noneho bakaba bari na deep muri art nyine. Ari ukuntu wenda urabona impamvu yabaye nziza cyane man, nyine buri wese yahaye undi nyine navuga ngo yamuhaye wese nyine amuhereza boro ya fresh. Uri kumva ntabwo bavuga ngo hari ingoma imwe ngo yakunzwe, ingoma zose ziraryoshye. Vasi none ni vasi twari dukumbuye nyine kumva none man bikirana nyine uba wumva nyine wo kumva uri nko kumva umumetre nyine wumva biryoshye byatse. Urimo kumva nk'umumetre nka Sentire Noir Dani yakanga uri kuri blue yawe Sentire ya blue nyine wumva biryoshye kubona nyine nk'umuntu w'umugra kuri mwebwe ari kurapa nyine noneho akanakora ingoma nyine urumva abari maze nko kugutungura nko mwumvaga kera tu. All right. Yes, turi kumwe na Ziwo Trap, turacyafite byinshi byo kumubaza, ariko uyu munsi reka no kwiyarira ijambo bitanga ibibazo byinshi cyane. Mfite ibibazo byinshi cyane nigeze kubwira abantu kuri Instagram bansigira ibibazo bifuza ko nazakubaza. Nakiriye ibibazo byinshi birenga magana by'abantu barenga magana bashyizeho. Aka kanya tuvugana mfite ibibazo birenga za 80 live, ibibazo birenga 80. Sinzi ko nubwo hajya gutabisubiza. Nubwo mfite ibibazo birenga mu magana. Gusa ikiza nuko bimwe mu bibazo biba bijya gusa n'ibindi. No kuvuga ushobora gusubiza kimwe ugasanga usubije nk'ibibazo 10 cyangwa 20 icyarimwe kandi ari ikibazo kimwe. Ndagira ngo tujye tubivangamo abagiye bohereza ibibazo noneho ugende ugerageza kubisubiza noneho tuganira ama story. Ariko nanone kuri Ziwo Trap mbibutse ko nawe turi kumwe umuraperi ukomeye cyane muri no minsi ukunzwe cyane bamwita Ziwo Trap, niyo turimo turaganira. Hanyuma ngiye kujya ku bibazo bya Ziwo mwanditse. Nababwiye ko umuntu ufite ikibazo wese yagomba kucyohereza hano screen yanyu akazeru harimo akabazo nagomba kwandika gukandaho ukoherezamo ikibazo cye cyose ushaka kumubaza. Ariko mugerageza gushyira ibibazo bitandukanye nanone nkugumye mubaza ikintu kimwe kuko ndimo ndabona ibibazo byinshi bishigiye ku kintu kimwe. Reka tugerageze kubigarukaho twumve ibibazo byanyu mwagiye byinshi kwere, sinzi ko ndibo birangize cyase kubisoma byose. Aha twahera kuri Kigi Jizo 29. Ziwo Trap afite umukunzi? Wapi Ziwo nta rimwe wigeze ukundana n'umukobwa ugira umukopine mu buzima bwawe? barahari Wagize abayix ariko kuva natangira kuririmba ntabwo byongeye tu. Nukuvuga uheruka kugira umukunzi nka ryari? Abo twakundanaga kabisa 2022 mu 2020 nibwo uheruka gukundana n'umukobwa nyine official couple tu.
Mbese ubwo mwapfuye iki? Hip hop. Oya, ni kumwe kapo zirambirana nyine. Mbese first kiss yawe ni yari ryari? Inyi? Ni ryari bwa mbere wasomye umukobwa byari ryari? Bro. Kande. Ni kera shumi. Kera kabisa. Ashize ni kera man. Nobody byo. Uwigaga nko mu wa kangahe? Aho yaburetse bro. Ana abantu bashaka gukora content. Yabiraho nyine gusa amenye ko hari kera. Uri nyama makuru no kuryohereza abakunzi bawe kubera abantu bashaka gukora content. Abantu bashaka gukora content barike. Nta parasite zitazabaho ariko nta gikirongo kitazabaho urabizi. N'icyo kibazo yo wagisubiza ari. Bakimbajije barabisubiza hanyuma bajya bambwira ngo babitangiye biga no muri primaire nkumirwa. Rero sinzi wenda niba ari uko wenda twe dukora rap nyine n'ibyo bibazo nyine iki kibazo kijyanye n'ibintu n'ibyo nyine ntabwo wagisubiza imbere y'abantu kabisa. Wemera ko urukundo rubaho umuhungu ashobora gukundana n'umukobwa? Abo kimwe mu bintu nzi muraperi yagukunze man nyine byagutungura byatari nyine bo nyine babirira iyo byatari babyegereza umutima kabisa. Hanyuma ukunda umukobwa umeze gute? Umukobwa ugukurura wakundana nawe kuri wowe ni umukobwa ufite umeze gute yaba fizikama cyangwa ndangagaciro ze? Ibyo nyine birahari umwanya. Sorry byacitse ngo aguhe umwanya. Njyewe nyine nk'umusto waba umwanya nyine uhagije kuri we ko boro nyine bebe baba batari hamwe mu mutwe nyine afite ubuji bwinshi no bebe man uguha umwanya njye nicyo niyo kinabonye nyine tu ntabwo ujya ureba ubwiza mu maso uko ateye ngo sibyo najya kwirirwa mbiburana. Ibyo ni ibintu noneho byo urumva by'ugomba kuba bifite ariko nyine ako ikintu nkunda gukururwa nyine n'abakobwa b'inzobe tu. Abakobwa b'inzobe yes. Hanyuma uwitwa Queen Doran nawe yahise akubaza ngo ufite umukunzi. Nibyo nakubwiye hari igihe usubiza ikibazo kimwe ugasubiza byinshi. Rugero Zerati Zeo afite sheri ninjye ubwanjye boy from way again. Urabona ibibazo byose byabanije nibyo byibandagaho ufite. Hanyuma ndabashimiye abadukurikiye ndetse n'abanye natwe muraba agaciro kandi muraba ingenzi kuri twe. Twishima mwishimye rero ubutaha tuzabagezaho abandi batarabangaba. Ubundi mukomeze mukore subscribe kuri Heartless Media. Turabakunda duhari ku bwanyu.